Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza. Ese nawe waba uri umwe mu bavuga bati nta nzoga ya nzonyo? Ese ubundi kubera iki bavuga ngo nta nzoga ya nzonyo? Uwo mugani cyangwa se iyo nsigamugani bayivanye he? Yakomotse he? Kuki yabaye inzirikane y'iryo jambo nyine? Ushobora kuba nawe uri umwe mu babivuga akaba utazi aho biherereye. Ese byaba byaragenze gute? Reka twikomereze. Uyu mugani rero bawucira umuntu usuzuguritse, baca amaco yo kwiruzanga icyo agamije kubaha. Nibwo bagira bati yewe nimucyo twigendere, nta nzoga ya nzonyo. Uyu mugani rero wakomotse ku mugabo witwaga Nzonyo ahagana mu mwaka w'1800. Tubwira rero ko uwo Nzonyo nguwo nyine iwabo kavukire hari mu Biru mu Kinyaga, akaba ari muri Cyangugu y'ubu, agabana ubutware bw'ikinyaga cyose. Rimwe rero aza gufata igihe kwa Gahindiro Kamonyi, bigeze aho arasezera arataha. Ageze iwe mu Kinyaga aterera agati mu ryinyo, ntiyagaruka ibwami, ndetse n'amakoro yaturukaga mu Kinyaga arabura. Bibaye bityo abagabo b'Abiru rero batuye mu Kinyaga baboneraho umwanya wo kureguza Nzonyo, bagira ngo anyagwe ndetse n'ibinaringwa atangwe apfe, babone uko bagabana ibye. Nuko rero inshuti za Nzonyo zo mu Nduga zimutumaho zimumenyesha ko ari mu makuba, kuko nyine yazinutswe ibwami kandi amakoro nyine akabura. Nzonyo rero abyumvise aherako akoresha Kinyaga cyose inzoga zo kujyana ibwami. Amaze rero kuzitarisha no kuzengesha, afata inzira aza kuziteguriza. Ageze rero ku Kamonyi abonana na Gahindiro, akoma yombi ati nyagasani ndaje, kandi ngufitiye amaturo n'amakoro. Gahindiro rero arishima, abwira abahungu bari kumwe ko bari butaramiriye ku nzoga za Nzonyo nyine. Ategeka n'abacanye gucana umuriro, ndetse bacana umuriro mwinshi kambere, ati inyeri irararwa. Byose rero biteganyirizwa Nzonyo, naho Nzonyo yateguje ibisa n'amatakirangoyi. Inzoga rero icyo gihe kuko zari zikiri mu Kinyaga nyine, inshuti ze ziramubaza ziti, ubwo ni inshuti zabazaga Nzonyo, ati ko umaze kubwira ibwami ko ufite amakoro n'inzoga, none biri he? Ati nasize mbwiye abanyakinyaga ko nyine bazishaka bakazinkurikiza. Inshuti ze ziti wikoreye ishyano, ntawubwira ibwami icyo adafite. Nzonyo rero arabizirikana, asanga ko ari byo, agira ubwoba, asubira mu Kinyaga ijoro ryose. Ibwami rero ikibariro cy'igitaramo kigeze, inteko irakorana, baricara bategereza Nzonyo n'inzoga ze. Amatarama arashira, bihereza igicuku. Ijoro riva iri rigiye, nk'uko ya mbere ibikubisi baba bamaze kurambirwa no kuziguruka izo nzoga za Nzonyo. Nuko rero bajya inama yo gushenguruka. Biba bityo, abataha barataha, abararira barakomeza barararira. Ishengero rero ryikubura rivuga ngo nta nzoga ya Nzonyo. Aho Nzonyo rero agarukiye, inkwekwe bayivaho, baramuseka basubira muri rya jambo bashengurukanye, babihindura ibitwenge bishiriraho. Nawo umugani uragundira, urafata. Uwo batse inzoga ndetse akaba anasuzuguritse, yatindaganya kuzizana bati yewe nta nzoga ya Nzonyo, nimucyo twigendere.
Muri make rero kurindira inzoga ya nzonyo ni ukwiyandarika ukandagara, ndetse ukaba ari ukwandagara cyangwa ese nawe waba ufite insigamugani nazakugezaho utaha? Wayinyandikira muri komenti, ndetse ukibuka no gusharinga inshuti n'abavandimwe kugira ngo dukomeze twimakaze ururimi ndetse n'ubuvanganzo nyarwanda. Muba muri kumwe rero na mwarimu David w'umuyoboro wacu wa YouTube channel Menye Vuba Ikinyarwanda TV. Ndabakunda cyane.